Abaganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash ni abatuye muri centre ya Buruseli iri mu kagari ka Rushubi mu murenge wa Rugerero. Ni centre ihuriweho n'imirenge 3: Gisenyi, Rugerero na Nyamyumba. Abaturage bavuga ko basabwa gukurwa mu gihirahiro kuko babwiye ko batagomba kubaka no kuvugurura inyubako zabo, nyamara izo nzu zimaze gusa nabi kandi ari no ku muhanda w'ubukerarugendo. Yasuye aka gace asanga kareye gafite umwanda. Ubwo none abaje impamvu turuvuga uti impamvu aka gace ubona amazu ashaje ukabona nta gahunda yafite nibikorwa twanga gushyira. Baduteka ko dushyiramo iki amapave imbere y'inzu. Amapave ejo bundi ubwo nyene nayabumbishije. Ejo bundi mugihe dutangiye gukora ibikorwa ubwo amakuru aratangwa ngo abaturage bari kubaka bari kugira ute nuza engineer w'akarere araza baza kuduhagarika. Ubwo rero meya umunsi yabanje kuza gusura gutambagira gutya tambuka asanga nyine inaha ntabwo ameze neza hamusuzumira cyane natwe bashaka kudutesha agaciro. Ubwo rero batatumira amayi gitanganya tujya kwitaba umwanzuro batubwiye cyangwa ibyo batubwiye ko tugomba kuva ku muhanda atagomba kuba umwanda. Batubwira ko ari ngombwa ko tugomba gusanura amazu ari ku muhanda asa nateye isoni ko bigaragara ko yahari nta ngaruka kubeshya. Ubwo rero icyifuzo yatubwiye cyangwa umwanzuro yaduhaye yatubwiye ko tugomba gushyiraho amapave ariko umwanzuro umeze no gusiga amarangi ahantu hagasirimuka. Mu bibazo bimwe twamubajije tuvuga ngo gende no mu bantu bamubajije icyo kibazo naramubajije ngo mbese ko mutubwiye ko tugomba kuvugura no gukora amasuku ejo ko twumvishe mu bihe byatambutse ko turi mu manegeka ejo n'ejo bundi nitumara gusanura ahantu turi tukisanga mu gihombo bimeze bite. Abaturage bavuga ko amakuru bafite ari uko ahantu haguzwe n'umunyamahanga byo kuvuga ko batuye mu manegeka ari urwitwazo rwo gushaka kubimura. Kandi iyo twitegereje ko dutuye ko nkanjye ntuya inzu yanjye ngiye hano inyuma hepfo hari ayandi mazu ayo manegeka nibaza ngo yari he nkurikije uko mbaye wenda ndi mu mukingo cyangwa he nekeza ko ari wenda yabara amanegeka. Nzu yigeze hirimangira umanegeka ntawe ugize yenda ngakoze impanuka yenda ngatangazamakuru izavuga ati hano hantu abantu bazahashirira. Twabonye ko yuko abantu bahakeneye ubwabo bari kuhaciririkisha kugira byibuze babona uburyo kitwe baduhenda cyangwa se badufata uburyo bishaka. Umvuga ngo ko ari umwami wa Maroc twe ni inkuru twumvishije nyine ngo niwe wahaguze. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi kubakura mu gihirahiro bakemererwa kubaka cyangwa bagahabwa ingurane z'ubutaka bwabo bakajya gushaka ahandi batura badategereje ko amazu abagwaho. Ahubwo niba hari igikorwa cyahagenewe kihari nibatugurire mu buryo bwumvikana twebwe buri wese ajya gushakisha ahandi ko nk'ubu biraducana. Twifuza ko niba batubwiye ngo nituvugurure batumenyeshe ko amaneka yahavuye cyangwa se n'abashaka kutwimura nyirizina baze babare batubare amafaranga tujye gutura aho dushaka ngo ure parcelle nubake. Ariko nawe urabona nduye neza bamuha amafaranga nifuza nagenda gura parcelle n'ubundi ngubaka inzu ijyanye n'igihe nguko n'ubundi iyo mfite nayo ijyanye n'igihe nubwo bayibuje ko yuzuye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko iki kibazo atarakizi ariko ko haramutse hari umushoramari waza kugurira abaturage abayobozi bahari nk'umuhuza w'impande zombi. Yongeraho ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo abaturage bafashwe kuva mu gihirahiro. Ntabwo umushoramari yagura ubutaka ngo ba nyirabwo batabimenya. None se yaba yaraguze nande kandi bavuga ko ari bo babutunze. Biramutse binabayeho ko umushoramari yajya gukorera ahantu ntabwo twakwirengagiza umuturage. Turabanza tukabaza abaturage tukabategura tukareba n'inyungu babifitemo tukanabahuza. Kereka ari ubutaka bwa leta nibwo twaha umushoramari kandi bo ntabwo batuye ku butaka bwa leta. Kuba bataremerewe kubaka ubwo haba hari impamvu yabiteye ifitanye isano n'igishushanyo mbonera cyangwa se ari mu manegeka kandi none ntabwo twafata ubutaka bw'amanegeka ngo ari bwo duha umushoramari. Ahubwo reka niyemeza icyo kibazo nzagikurikirane menye neza imiterere yacyo ntabwo ndi kugisobanukirwa neza rwose. Ikibazo cyo kubaka by'umwihariko ku bijyana no kubona ibyangombwa usanga abaturage batabyumva kimwe, aho usanga hari n'abagwa mu makosa yo kubaka nta byangombwa bafite bitewe n'abantu bigira abakomisiyoneri hagati y'ababitanga n'abubaka. Ikintu leta yagombye gukurikiranira hafi hakoroshywa uburyo bwo kubisaba no kubitanga mu rwego rwo kugabanya icyitwa ruswa ikomeje kuvugwa mu butaka. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.